Be muraho nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine ngo ayikaze mu nkuru ya Jamie Jackson ndetse na Adele. Adele yari umukobwa ukomoka mu muryango usenga wubaha Imana cyane cyane akirinda ibyatuma iwabo babona ko yatatiye igihango cyo kuba ari umukobwa wo mu batambyi. Ariko Adele nubwo byari bimeze gutyo yari wa mukobwa nyine uri smart. Adele mu buzima bwe bwose yakundaga gusabana n'abantu yaba arabo basengana ndetse nabo hanze abasore ndetse n'abakobwa akagerageza kuba yavugana nabo neza kandi bose bakabana neza. Ariko Adele mu by'ukuri nyine yabonye ko ari cyo gihe cyo kugira ngo nawe akundane abe umukobwa nyine ufite sheri ashobora kuzana anytime akamuzana mu muryango iwabo bakamubona. Urumva nyine Adele yaje gukundwa n'umusore. Uwo musore yitwaga Jackson. Yari umusore mwiza ubona nyine physically ntacyo atwaye. None akarusho nuko yarahuje idini ndetse nande na Adele. Yari umuhungu nyine ku buryo wamuzana iwanyu akavuga wow ahangaho Adele warebye neza. Ariko mu by'ukuri nubwo Jackson yakundaga Adele cyangwa yari yarahuye na Adele mu buzima bwe yakundaga kuba ari kumwe n'aba batipe bo ku muhanda babandi b'imihanda afite ikigari nyine kinini agenda bagasangira bakaganira bakishimira umukobwa cyane bakavuga ngo Adele ibi biratandukanye ntago twapfa kubona umukobwa nyine uturuka muri uriya muryango ariko still akaza akabana natwe abana bo ku mihanda. Biragoye kubona umukobwa iki gihe nyine ushobora kuza nyine ngo twebwe tubonemo nk'abantu kuko baba babona ko turi abantu nyine byarangiye nta kintu dufite nta fitire dufite. Ariko mu by'ukuri turagushimira ko wowe udufata nk'abantu bafite icyo bazimarira ejo hazaza. Adele akavuga ko nta kibazo ibyo nibisanzwe ngewe abantu bose mbakunda kimwe. Ariko wibuke ko Jackson yakundaga Adele cyane rimwe na rimwe akanamufuhira. Ariko mu by'ukuri nubwo Jackson yakundaga Adele hari umutipe we wari waramaze gukunda Adele ku buryo kumva ko Jackson yiyeguriye cyangwa Jackson ari mu rukundo na Adele byaramuryaga cyane. Ubwo ni umwe muri wa batipe bibirara wa batipe babaga bibereye ku mihanda nta kintu na kimwe nyine bitayeho bakavuga nyamara nubwo ndi umwana w'imihanda ariko Adele nge naramukunze reka mbabwire inshuti zanjye reka mbabwire nge uriya mukobwa naramukunze kandi nzamwegukana. Bakamuseka cyane batese uri muzima wowe urafata umwana wo kwa pasiteri mwiyitira uvuye ngo wowe yagukunda nyine ubona yaje hano yadusekeye ukibwira ko rimwe na rimwe ari uko bimeze. Ariko uramenye uwo mutipe rero bamwitaga Jimmy bakamubwira Jimmy genda gake ubone ibintu urimo we nta n'inzu ufite wakwigezaho ngo urashaka Adele reka Adele w'abandi kuko afite umutipe wamwegukanye. Ariko Jimmy akavuga no uyu mukobwa ndamukunda ibyo mwakora byose ngiye nzamutsindira. Urumva nyine akenshi wa Jackson wa musheri wa Adele iwabo bari baramaze kumukunda iwabo kwa Adele bari baramaze kumukunda bakavuga ko Adele noneho turabona uyu nguyu yari we musore mwiza turabona ko akwiye kuba yaza mu muryango wacu. Cyambere harasenga duhuje imyemerere kandi ni mwiza nta kintu atwaye. Adele nyine yubaha nyine ubusabe bw'ababyeyi be aravuga ko nta kibazo reka turebe ko ejo nejo bundi twazabana bakundana nyine muri icyo gihe cyo gukundana bagasangira. Ariko Jackson ubwo turavuga sheri wa Adele akenshi niyabonekaga muri weekend. Akenshi muri weekend ntago yabonekaga kuko ntago ari no muri weekend gusa ndetse n'ibindi minsi isanzwe niyabonekaga. Yaba yakoze wenda nk'agashya akaboneka nka rimwe mu cyumweru kuko yari afite akazi kamugotaga cyane kamufataga ku buryo kubonera umwanya Adele byaramugoraga. Ariko Adele akaba ari wa mukobwa ukunda ambiance akunda kwishima akunda umuntu umwitayeho. Rero ibyo ngibyo baba tipe bakabimukorera cyane bakazajya bamuhamagara ese Adele urahari ngo dusohokane akaba nta kibazo reka manze njye gusenga ariko nanjye mukanya turaza kuba turi kumwe. Ibyo ngibyo nyine Adele akabikunda akavuga ngiyewe hano niho nkura ibyishima atangira kubiyumvamo akavuga ese aba bantu ko batuma mwishima nubwo nyine mu rugo bababonye batabyishimira ariko aba bantu mu by'ukuri hari ikintu bakora gikomeye ku buzima bwanjye. Nuko Adele aze kumenya ko hari umutipe wamukunze muri babandi bibirara akamubwira rero Adele ngewe ndagukunda pe. Ubwo ni Jimmy nyine namwe murabizi ko Jimmy yari already yaramaze kumukunda ariko inshuti ze zikamubwira uramenye wa musore we Adele n'umwana wo kwa pasiteri ntuzagere uko rikoze ryo kugira iryo kuba watuma umukobwa w'abandi atana ngo nawe azi imihanda n'ufite imodoka nanzu n'amafaranga na saving urabona wowe Adele wamwigondera umutipa ariko mwandetse ngiye ko Adele mukunda ibindi byaza nyuma. Ubwo nyine urabyumva nyine umutipe wakunziye umukobwa ababona ko ikintu cyose yakora gishobora gutuma nyine yamugeraho. Ibyo ngibyo nyine akabona ko ari nyine ari urucanege ibintu bigenda biza mu buzima bwe bikatuma atibonera umukobwa nyine yari yarakunze. Yabaga aryamye Adele akabona ko riturutse kwa Jimmy akamuhamagara bakaganira. Ariko Adele yagiraga umupaka agomba kugarukiraho avugana nande na Jimmy kuko yari yaramaze nyine kwemezwa cyangwa yari yaramaze kwerekana Jackson nk'umutipe ushobora kugira iki kuba yamwegukana ejo nejo bundi. Akabigendamo gake cyane ariko nyine Jimmy urumva nyine yatangiye gukora competition abantu nyine I have nothing nta kintu ufite ariko I will deal
nzakora ibishoboka byose ndiringe nuriya mutipe ngo ni Jackson ushaka kwegukana Adele kandi Adele ngiye ndamukunda cyane. Urumva nyine icyo gihe nta kindi Adele yari gukora uretse nyine kwituriza, ariko na Adele akavuga uyu mutipe Jackson arankunda kandi turahuje imyemerere, ntago nshaka kwishora mu bintu bibi byatuma ejo bundi ababyeyi banjye mbababaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Adele na Jackson batangira gupanga ubukwe bwo kubana, ariko wibuke ko ku ruhande hari umugabo ari umutipe bita Jimmy, nawe ati uyu muntu nzamwegukana. Ese Jimmy koko ibyo uzabigeraho? Ubwo ni inshuti ze zamubazaga ibyo ngibyo, akaba okay ngewe nzabikora kandi nzabigeraho. Urumva nyine ko ntago byari bimworoheye. Barakomeza bapanga ubukwe, ubwo ni Adele na Jackson, ariko Adele akajya agira ikibazo, ese Jackson ko duhure rimwe na rimwe uba wagiye he ko ntajya nkubona? Akamubwira sheri urabizi ko ntashobora kuvanga akazi kanjye ndetse n'urukundo, mbivanze nyine bimwe byapfa, so uzajye wihangana igihe nzajya nabonetse tuzatuganira ngo usohokane dutemberane. Okay, Adele nabitindeho nyine n'ubundi kuko yabaga azi ko iyo yagiye hari abandi bantu baza nyine bakamumara irungu, ntago yabitindagaho cyane, ariko nanone akagira amatsiko nk'umuntu nyine ufite umuntu ukunda, ugomba kumenya ese ukora iki, ukora hehe, utaharyari, ibyo byose nyine ukabimenya kugira ngo umenye umuntu mukundana uwo ariwe cyangwa ibyo akora. Niba nawe rero utajya wibwira sheri wawe, aho ngaho uba uri muramwiba, kuko ugomba kumubwira akazi kawe ukora, ibyo ukora byose. Reka dukomeze rero ni inkuru ya Jimmy ndetse na Jackson na Adele. Ubwo urabyumva rero bakomeje kwitegura ubukwe, ibintu nyine bigenda bijya mu mucyo, ababyeyi bari barashimye nyine Jackson already kuko babonaga ko ari umutipe ushyitse kandi bagomba kuza agatwara umukobwa wabo. Nyine urabyumva nyine uko inkuru yagendaga isakara ya Jackson ndetse na Adele. Urumva Jimmy aho ngaho ntago yishimaga, yarababaraga cyane umunsi nyine abimenye ko habura icyumweru ngo Jackson ndetse na Adele babane. Byaramuriye cyane, ati no ntago bishoboka, kuki Adele wanyanga ukansiga kandi nge nawe mbona twarabaye umwe. Ariko nyine ibyo yabivugaga kuko yakundaga Adele, akavuga ibyo ari byo byose azanyemera. Urabyumva nyine iyo umutipe agukunda rimwe na rimwe ntago yiyumvisa ko hari imbogamizi zishobora kuza, abayumva nyine ibyo byose bizarangira. Urumva rero ko byaramubazaga cyane, arabwira abatipe ati ngewe nubwo Adele agiye ariko ngewe I will deal with Jackson, nzadiringa nawe kandi umukobwa nzamwegukana. Abatipe bagaseka cyane bakati wowe Jimmy dusangira udufaranga nabwo twavunikiye twasabirije twagiye kurwanira, urumva Adele yakwemera? Go ahead wenda uzamutsindira ntawamenya. Urumva nyine Jimmy yatangiye kubabara cyane, atangira kubabara, kurya biranga wapi. Nyine hari umuntu yari yarakunze, hari umuntu nyine yifuzaga mu buzima bwe, ariko nyine akabona nyine inzitizi ni nyinshi. Rero urumva ko hari haburaga icyumweru kimwe kugira ngo Adele ndetse na Jackson bagende mu murenge nyine bajye kugira ibyo bikorera kugira ngo bitegure n'ubundi bukwe bikomeze bijye imbere. N'ukuri Jimmy byaranze, aravuga Adele oya uko mbona ibi bintu niko ndushaho kubabara. Ahita afata umwanzuro wo kujya nyine mu kabari kwiyahuza inzoga, aragenda anywa inzoga cyane, arasinda, ataha yasinze, abantu bose baba ese Jimmy noneho byagenze gute? Ariko uko agenda yasinze niko ahamagara Adele ngo Adele ndagukunda, Adele ese unyanga kuko ndi umuntu wo mu bakene, ese Adele unyanga kuko ndi umutipe wo ku mihanda, Adele ndagukunda, wanyemereye ukampa urukundo ko Adele ngukunda. Urumva nyine Jimmy byari byaranze nyine kugera aho yagezeho kwiyahuza inzoga kugira ngo basi yumva agahinda karashize, akajya ahamagara Adele ahantu hose. Nyine urumva yahise ataha nijoro kubera gusinda, aragenda yatashye nijoro, imodoka nyine imuturuka inyuma kwa kundi kugenda dandabirana yasinze, imodoka nziza cyane imuturuka inyuma ya Land Rover yagiye kumukubita ngo ihite imugonga, yahise imukatira ku buryo nyine Jimmy abantu bari batwaye imodoka bahise bagira ubwoba, bavamo vuba nyine barirukanka bajya kureba niba nta muntu bakomerekeje. Bakimugeraho basanga rwose tipe arimo arihamagarira Adele ndagukunda kandi ndumva tuzabana, nyine nubwo bakuntwara ariko you are mine, uri wanjye. Urumva nyine abantu bahise bumirwa, base uyu muntu twe tuzi ko tumugonze kumbe ari mubye. Baramubaza ese Adele wo ninde? Aramubasobanurira ngo nuwo mbega. Nyine urumva hari umugabo wari urimo ahita bategeka ngo umutipe muhite mumushyira hano mu modoka hano muri butu nyine ngo yere kugenda sakuriza abantu muri iri joro. Bamukubita muri butu nyine baragenda baramutwara nyine. Ariko wibuke ko Adele nubwo yari kwitegura ubukwe hari umuntu nyine yari yarabuze. Urumva hasigaye iminsi mike cyane, hasigaye
hasigaye icyumweru ariko nanone wibuke ko hari umuntu yabuze ati Jimmy, I want Jimmy ari hehe, nubwo nyine rimwe na rimwe tuba tutumvikanaho ibintu byinshi ariko Jimmy naramubuze. Akagenda kuri za nshuti ze, ahubwo nyine ni baba sitari babaga bari kumwe ku mihanda bati Jimmy ari he ko namubuze, bati natwe twaramubuze nago tuza hano ari Adele arababara kurya wapi, aravuga no I have to look for Jimmy nago ndi kumubona. Uko nyine iminsi igenda yihuta yishuma niko noneho Jackson atangira kubona umukobwa hari ikintu yabuze, hari ukuntu nyine atameze neza, kuva what's going on, wabaye iki Adele ko ntari kubona ibyishimo kuri wowe, ngo yango nta kibazo ngo ndumva ntameze neza. Bamusohokana ibyishimo wapi agataka umukobwa nta mudu naki, umukobwa yarababaye hari umuntu yabuze, Jimmy yaramubuze. Arangije aravuga ngo no way, ngomba gufata umwanzuro nkajya gushaka Jimmy nkareba ahana ari, kuko nkumbi inkuru ze urumva nyine, kuko Jackson akenshi yabaga yagiye mu kazi, akenshi nyine Jimmy yahitaga profitera mu kavuya akava, noneho reka mfate wa mwanya niganirize Adele, nubwo nyine atankunda ariko ngiye ngomba kumuhereza ibyishimo. Urumva nyine Adele yahise afata umwanzuro wo kugenda, aragenda aramushakisha hano hose, afata minsi 2 aramushakisha ariko nyine niyamubona. Munsi wa gatatu nibwo yicaye akavuga, ariko ndibutse Jimmy twaraganiraga akambwira ngo ari ahantu nyine ajya atinya mu buzima bwe kujya, ngo ariko nubwo ahatinya ngo iyo yababaye niho ajya, ngo na ahantu hateye ubwoba, ngo ahantu hari nyine ibisambo, ariko nyine hari ahantu ngo iyo agiyeyo abona inshuti ze bakaganira, ngo nubwo nyine ahatinya rimwe na rimwe bayumva yahakamumerekera, ariko nyine ngo niho hantu akunda kujya cyane. Ibyo rero Adele yahise abyibuka, aravuga no way, ngomba kujyayo nkareba aho hantu wasanga ariho yagiye. Nibwo yahise afata taxi voiture ayijyamo. Urumva umukobwa ufite ubukwe mu minsi ingahe 4, akaba arimo arirukira abandi batipa ajya kureba ibibazo byabo, kandi hari umuntu umukeneye kuba bapanga ibintu by'ubukwe. Urumva byari ibintu bidasobanutse. Aravuga ngo ngiye ngomba kugenda nkashaka Jimmy, kuko Jimmy twanyuranye mu bihe byiza, kandi nubwo ngiye namubonagamo nk'umuntu wo ku mihanda, ariko ngomba kugenda nkagira ikintu mubwira. Urumva rero byaramugoye. Yaragiye rero akigera ahantu abona ahantu hari dark, hari umwijima cyane. Urumva yahageze mu masaha ya ninjoro nyine nko mu masaha moya, atangira kubona nyine ahantu yari yaramubwiye ukuntu hameze. Nibwo yahageze abango ibyo ari byose ni hano yinjiramo muri yanzu nyine yari yaramubwiye ngo akunda kuba yibereye. Yinjiramo, akifungura umuryango wa mbere yahise abona Jimmy araryamye arimo arataka, afite ukuntu bamufunze ku munwa, afite ukuntu bamuboshye amaboko, ntavuga. Ati Jimmy ni wowe nyine. Jimmy urumva yagerageze kuvuga ariko bikanga. Adele ahita yiruka cyane aramufungura nyine, ibintu bari bamuboshye nyine ahantu hose bahafutse. Aravuga no, ninde wakoze ibi bintu, ninde wabikoze Jimmy? Ati nago mbizi, gusa ngiye ndibuka ko ryari ijoro rimwe nibutse nyine ngera hano, ariko sinzi ukuntu byagenze mu byukuri. Ariko aravuga ngo basi gerageza wibuke umbwire, ese ninde wakuzanye hano? Aravuga ngo nago mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko nzi plaque y'imodoka yangejeje hano. Ati ese ninde? Arangije aravuga ngo plaque yo ndayibuka. Arayimubwira. Adele ati iyi plaque nshobora kuba nyizi. Jimmy aramubwira nago mbizi, ngo uyizi hehe? Jimmy ati iyi plaque ndayizi, reka nibwire ko ndi kwibeshya. Urumva nyine yahise gutekereza ati iyi plaque ni ya Jackson. Ati ngo sheri wawe ngwigo. Ariko nyine urumva Jimmy yari kure, nani bino yari yitayeho. Icyambere nuko yumvaga ashaka kuva aho hantu. Ati iyi plaque nshobora kuba nyizi nyine. Ava rero reka tugire vuba nkukure hano. Ariko Adele akava, ese ibyo ntekereje nibyo? Ese biri mu mutima wanjye nibyo koko? Niyo mpamvu ndi kubona. Ati iyi plaque nago yabari ya Jackson, kuko yahise yagira vuba kugira ngo bataza kubasanga aho ngaho. Akimuterura nyine bagiye kugira ngo amukure muri aho hantu yarari. Imbaraga zari nazo, bagihaguruka isaso mu kuboko kwa Adele ritari mwinjira. Adele nyine areba inyuma, uyu ninde ubikoze? Adele areba inyuma, kireba inyuma asanga ni Jackson. Ati Jackson ni wowe ukoze ibi bintu? Ati Adele ni wowe sheri wanjye, ndamwishe nyine. Birambarenga bose bajya muri dilema. Urumva nyine Adele kuba azi ko akundana n'umutipe usenga, icyo ni icyambere, wubaha Imana, bahuje idini, akaba amusanze muri ibyo bintu, ari inyuma yo guhangayika kwa Jimmy, ari inyuma yo kuba ari umurashe. Aravuga no way. Adele biramurenga, aravuga ngo ndimo ndabonekerwa, ese uyu muntu yanyihishemo bigeze ahangaha, kuko kugeza kuba ari umwicanyi ni urimo urakora ibi bintu. Adele yari yabaye speechless, nta kintu yari afite cyo kuvuga. Ati ese Jackson ni wowe wansezeranyije byinshi, ese nari ngiye kubana n'umwicanyi? Ariko nyine bakubiswe n'inkuba,
amaze kumenya iperereza ry'akazi Jackson yakoraga ngo kumbe yari umushimusi yatwaraga abantu nyine akabashimota akagenda akajya kubacuruza mu bindi bihugu yarangiza akabeshya umukobwa nyine ko afite ama business hanze ko ariyo mpamvu nyine ataboneka biramubabaza ati wayi kuki wantwariye umwanya nyine urumva nyine ahwantu Jimmy yarari yaratangiye kwishima yumva nyine kubyari we byose amwegukanye Adela nyine yegera Jimmy amusaba imbabazi arwa Jimmy mbabarira kuba ntaragufashe nyine nk'umuntu basi ufite ikintu yakwigezaho mbabarira nyine nagufataga nk'igisambo nk'umwana wo ku muhanda ariko mbabarira Jimmy ati erega reka nkubwire Adela njye nagukunze kera kandi urabizi ko naho nigeze nguhisha nakubwiye ko ndi umwana w'imihanda nakubwiye ko nta kintu nyine mfite na mama na papa nta kintu mfite njye nakwigezaho ariko nyine njye nakubwije ukuri ntago nigeze nkuriganya cyangwa ngo nkubeshye ubwo nibwo buzima bwanjye ibyo nibyo nkora nyine nta kazi mfite ariko reka nkubwire Adela nanjye nari umwana nk'abandi rimwe nanjye narishimye nk'abandi nanjye nagize wowe unita daddy na mami ariko ubuzima bwaranze burahinduka ese wanyemerera ukambera sheri ukambera umugore nanjye niyemeje guhinduka nanjye niyemeje kuba umuntu muzima wasanga ari wowe nyine byishimo byanjye wasanga ari wowe nari nkeneye kugira ngo ubuzima bwanjye mbuvemo Adela ararira cyane ati Jimmy I love you too nanjye nemeye kuba umugore wawe ndabizi nago wampishe ndabizi wanyiyeretse ukuri mu gihe ngiye nabonaga Jackson ari we muntu kandi ufitinze mu buzima bwanjye ariko I'm very sorry kubyo naba naragukoreye byose Jimmy ati nta kibazo ibyo byose nyine ufite ishingiro wari umwana wo mu batambyi kandi ngiye nari umwana w'ikirara ariko ubuzima bwaranze utuma mpinduka gutya nk'umusazi urumva nyine baba bapampe bari baraho nyine bakajya baseka bishima nyine noneho Adela abona igihe cyo kuba noneho n'aba bapampe biwe neza urumva nyine Adela yatangiye kwigisha Jimmy uburyo bajya gusenga uburyo nyine za nshuti ze zaza mu rusengero bakihana bagasenga nyine bakaba abana nyine bo mu rusengero urumva nyine ibyo Jimmy yatinze kubyumva kuko yari amaze kubona icyambere umutima we yari amaze kubona Adela yari yaratsindiye birabashimisha cyane barabana nyine urumva ko noneho ababyeyi ba Adela bahise bavuga noneho twakwemerera ukagira amahitamo y'ukunda Adela nyine biramushimisha baba umuryango wishimye cyane ngayo nguko ubuzima bwa Jimmy Jackson ndetse na Adela ese muri iyi nkuru ukuyemo iki Adela nyine urumva ko yari yarafashe Jackson nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwe ariko mu by'ukuri Jackson nta kintu na kimwe yitagaho kuba yakwita kuri Adela ahubwo yaramubeshyaga Jackson yarazaga akihindura akigira umwana usenga umwana wo mu batambyi ariko kumbi naga aricyo yaragamije kurya umutima wa Adela ndetse n'imitungo yo kwa Adela kuko nibyo yari yagamije kwitwarira birashoboka ko hari abantu benshi baza mu buzima bwawe bigize Jackson bigize Abere bigize ko ari abantu bagukunda nyamara bakakurira umutima nyamara bakagutwarira igihe ariko baza babeshya ko ari abantu ari abaziranenge baza bakubeshya ko ari abantu beza ariko nyamara imbere ari birura bagira ngo bakubeshye bagutwarira umwanya ariko nanone ukabona babandi bameze nka Jimmy mu by'ukuri na epfo na ruguru ariko bakakubwira ukuri kose kwa bakabwira sister ngewe nanzu ngira na modoka ngira ariko ngenda gukunda ukaba wamuca n'amazi bitewe na swasi yarimo ariko ndakubwiza ukuri ko ibyo ngibyo byose ugomba kwicara ukareba ese ninde nshobora kugira inshuti ese ngomba kureba kure ese abo bantu bose ngomba kubatwara gute kugira ngo hatagira uwo nzakomeretsa urumva ko Adela yafashe umwanzuro kuvuga nubwo nyine Jimmy twahuraga nyine gutya ari umwana w'ikirara uri aho ngaho ariko ngomba kumenya ubuzima bwe urumva yaragiye ashaka Jimmy mpaka mubonye urumva yarari mu buzima bubi ese wowe niki ujya ukora kugira ngo umenye umuntu muri kumwe ko muri kumwe ese basi ujya ugerageza gukora iperereza kugira ngo urebe uwo muntu muri kumwe ko atazakuroha biragoye nyine hari igihe umuntu aza akakubeshya akakwihishamo akubwira ko agukunda akakubwira uburyo nyine uri uwa mbere ku isi no mu ijuru ariko nyamara hari ikintu agushakaho ese ujya nawe ubitekereza ukavuga ese uyu muntu mbwira ibi bintu arakomeje iyo rero yari inkuru ya Jimmy ndetse na Jackson ndetse na Adela reka twizeye ko hari icyo ukuyemo n'ibisanzwe rero nge nari Ntagara Delphine reka ngushimire wowe wari wahisemo kumva iyi nkuru ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri TikTok Instagram Facebook ndetse no kuri YouTube nk'ibisanzwe ni Ntagara Official urakoze cyane ngwifurije ibihe byiza